mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo Kwezwa Channel, reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe muri uyu munsi. Tugiye gukomeza ibyigisho twatangiye aho turi kwigira hamwe amahame shingiro yo kuri kwa Bibiliya. Tukaba tugeze ku ihame rya gatatu rivuga Imana Data. Uyu munsi turiga iri hame tureba uko abantu babona Imana. Twibukiranye ko aya mahame ari amahame shingiro adufasha kugira ngo dusobanukirwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aya mahame twageranije na fondation cyangwa se urufatiro inzu yubatswe mu buryo bukomeye igomba kuba yubakiyeho. Imana igufashe kugira ngo ibi byigisho bikomeze kukubaka, kandi uko ubonye uburyo ujye ubigeza no ku bandi kugira ngo nabo barusheho kubakwa mu ijambo ry'Imana. Mwibutse ko muri iki kiganiro muri kumwe ari KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe tugiye kubumburira hamwe kugira ngo Imana ryongerere twubake. Dusobanukirwe na Data wa twese uwo ari we, dusobanukirwe n'umuremyi wacu uwo ari we, dusobanukirwe n'ububasha udufiteho n'urukundo dukunda. Data, bari wowe utubera umwigisha, Mwuka Muziranenge akora umurimo we mu mitima yacu kugira ngo adusobanurire ugushaka kwawe. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo watwitangiye. Amen. Ibyiza byawe ntibirondorwa, imigambi yawe ihinduka, umuryango, inshuti n'igihugu cyacu bizamuha izina ryawe Mana. Ibyiza byawe ntibirondorwa, imigambi yawe ihinduka, umuryango, inshuti n'igihugu cyacu bizamuha izina ryawe Mana. Tugiye gukomeza cya cyigisho cyacu. Turi kwiga amahame shingiro yo kwizera. Tumaze gusoza ihame rya kabiri rivuga Data wa twese, Umwana na Mwuka Wera mu mbumbe, niko twabibonye, the Godhead. Uyu munsi rero turatangira ihame rya gatatu rivuga Imana Data. Twabonye ko kwiga amahame bisaba kugenda dusobanukirwa intambwe ku ntambwe. Aya mahame ni urufatiro, ni fondation. Niyo mpamvu umwizera utazi neza amahame y'ibyiringiro bye kuba yatwarwa n'inyigisho z'ibinyoma cyangwa se zinzaduka rimwe na rimwe ziturutse ku bumenyi buke n'ubujiji bw'abantu. Mwene uwo nguwo biroroha cyane. Imana Data. Imana Data wa twese uhoraho niwe muremyi, inkomoko, ubeshaho kandi umutware w'ibirema byose. Ni umunyakuri kandi ni umuziranenge, umunyambabazi n'umunyabuntu. Atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Imico n'ubushobozi byagaragaye ku Mana Mwana no kuri Mwuka Muziranenge, nabyo ni uguhishurwa kwa Data wa twese. Ibi rero tuzarushaho kugenda tubibona mu masomo atandukanye uko turushaho kujya mbere muri iki cyigisho cyangwa se muri iri hame rya gatatu. Iyo turebye mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iyi Mana ivugwa ni Data wa twese. Ndetse ibyashoye igice cya 4 umurongo wa 11, kimwe no mu rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 15 umurongo wa 20, na Yohana 3 umurongo wa 16, n'urwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 8, kimwe n'andi masomo menshi tuzagenda tubona. Aha hose hagaragaza iyo Mana Data ivugwa iyo ari yo. Umunsi ukomeye w'urubanza urasohora. Uyu munsi uvugwa ni umunsi uvugwa muri Daniel igice cya 7, aho Daniel yabonye iby'urubanza. Umunsi ukomeye w'urubanza urasohora. Intebe z'ubwami zizingishijwe inziga z'umuriro zirashingwa. Umukuru nyiribihe byose aricara. Uyu mukuru nyiribihe byose uvugwa hano ni Imana Data. Mu cyubahiro cyinshi aba umucamanza mukuru. Ubwiza bwe bwuzuye icyumba cy'urubanza. Abahamya benshi bari bamuhagaze imbere. Urubanza rurashingwa, ibitabo birabumburwa, maze ibya buri muntu wese uri ku isi birasuzumwa. Ibi ngibi tubibona muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 9 n'uwa 10. Isi yose uko yakabaye itegereje icyo gihe. Ntabwo iki gihe kivuzwa hano muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 9 n'uwa 10 cyari cyaza, ahubwo iki ni igihe gitegerejwe kizabaho. Isi yose uko yakabaye rero itegereje icyo gihe. Imana Data mu butabera bwayo
izakuraho ikibi, urubanza ruracibwa, igihe kirasohora, abera bahabwa ubwami, nk'uko biri muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 22. Nivuga ngo abera cyangwa se intore z'Imana, abana b'Imana ntabwo barahabwa ubwami. Ubwami bw'Imana tubamo mu buryo bw'ubuntu, ariko igihe kizagera twinjire mu bwami bw'ubwiza ubwo Kristo azagaruka. Aha rero noneho haratubwira uburyo Imana izimika ubwami bwayo. Amajwi meza n'ubuhamya bwo gushima byumvikana mu ijuru. Imico y'Imana igaragara uko iri mu cyubahiro cyayo, kandi izina rye rihabwa ikuzo mu isi yose. Impamvu imico y'Imana izagaragara uko iri nuko uyu munsi wa none hari icyasha cyatewe na Satani wagaragaje imico y'Imana uko itari, akavuga ko Imana itwaza igitugu, akavuga ko Imana yashatse gusa naho ihatira ibiremwa byayo kuyikunda no kuyikorera. Nyamara ntabwo ariko biri, kuko igigaragara yuko Imana ihame ryayo rya mbere ari urukundo, nuko yabigaragaje ubwo yatangaga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo akaza gucungura umuntu. Kandi noneho urukundo rw'Imana wagaragaye uhereye igihe Adamu yari amaze gucumura, kubera ko ntama w'Imana yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi, aho kugira ngo Adamu arimburwe, ahubwo akerekwa yuko hariho incungu yateganyijwe izamucungura. Uyu munsi wa none tukaba turiho turi urubyaro rwa Adamu. Imana ishimirwe ineza yayo n'urukundo yagaragaje. Uruwera, uruwera, data, uruwera, data, uruwera, uruwera, data, uruwera, uruwera, data, uruwera, data, uruwera. Uko abantu babona Imana rero, mbese abantu babona Imana gute? Wowe muvandimwe, Imana usanzwe uyibona ute cyangwa se uyitekereza ute? Ibihe byinshi abantu basobanukiwe n'Imana Data. Benshi basobanukiwe n'agaciro k'umurimo wa Kristo hano ku isi kubw'inyoko muntu n'umurimo Mwuka Muziranenge akora mu buzima bw'ubuntu bwa buri munsi. Ariko se mu kuri ni uwuhe mushyikirano Data wa twese agirana natwe? Ni gute Imana ishyikirana n'abantu? Mbese yaba atandukanye n'umwana wayo na Mwuka Muziranenge b'abanyabuntu, ikaba ari Imana idafite aho ihuriye n'ibyo mu isi yacu, nk'umutware utita ku byo ayobora, wiyicarira nk'indorerezi gusa, cyangwa nk'uko bamwe babitekereza ni Imana yo mu isezerano rya kera ivuga ko ari Imana ihora itwaza igitugu, aho tubona amagambo na Yesu yigeze gusubiramo muri Matayo 5:38 avuga ati mwumvise ko byavuzwe ngo ariko genda babwira gutya. Mu Kuva 21:24 havuga ngo ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi. Mbese iyo Mana abantu bafashe batyo, nuko nguko iteye Imana igira umwaga, itegeka abantu kugira ibikorwa byiza, cyangwa iteye ukundi ikaba itandukanye nuko isezerano rishya rivuga, nk'Imana ikunda idusaba gutanga undi musaya no kugenda urundi rugendo. Murikwa ko Yesu yavuze ati umuntu naramuka agukubise urushyi umuhindure n'undi musaya, uwo gutegetse kugira ngo umutwaze igikingi kimwe ujye umutwaza n'icya kabiri. Mbese iyo Mana twayihuza dute ivugwa mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya? Imana Data mu isezerano rya kera mbese yagiye ivugwa ite, yagaragajwe ite? Ubumwe bw'isezerano rya kera n'irishya mu mugambi wo gucungura bugaragarira mu kuba Imana imwe ariyo ivuga kandi igakorera muri ayo masezerano yombi kubw'agakiza k'ubwoko bwayo. Ibi ngibi tubibona mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 n'uwa 2 avuga ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Iyo hakoreshejwe ijambo kera ni mu gihe tutari duhari. Kera ngo ibyo ntabwo twabibonye, ariko turabibwirwa uko byakozwe. Kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriyeho ko umurago wa byose ari we yaremesheje iyi si. Hano aya magambo aboneka mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza wa 2 haravuga ngo ariko muri iyi minsi y'imperuka. Mu gihe umugaragu w'Imana yavugaga aya magambo, yagaragazaga yuko turiho mu gihe cy'imperuka,
agaragaza ko ibihe by'imperuka twabyinjiyemo, aho Imana noneho irimo ikoresha umwana wayo kugira ngo abe ari we ugaragaza imico y'Imana, abe ari we ugaragaza ubushake bw'Imana, kandi uwo nguwo akaba ari we muragwa byose, ari nawe Imana yaremesheje iyi si. Nubwo isezerano rya kera rivuga abatatu bagize ubutatu buziranenge, abatatu nuvuga ngo Data twese, Umwana na Mwuka Wera, ntabwo ribatandukanye, ariko isezerano rishya ryo rigaragaza neza ko Kristo Imana Umwana yagize uruhare rukomeye mu irema, nk'uko Yohana abivuga. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere, mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Umurongo wa 2, uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Urumva ko Yohana arimo aratubwira jambo cyangwa se Yesu Kristo wari we. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Amugaragaje nk'uwaremye, nk'uwahoranye n'Imana. Ndetse mu Bakolosayi noneho bu igice cya mbere umurongo wa 16 baratubwira ngo kuko muri we arimo byose byaremewe. Urumva, muri Kristo arimo byose byaremewe. Noneho si nibyo tubona gusa bya hano ku isi, ngo ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Ni ukuvuga ngo Kristo mu yandi magambo niwe muremyi, ni nawe byaremewe. Noneho umurongo ukurikiye ngo yabanjirije byose, kandi byose beshwaho nawe, niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo wowe uwa mbere wehebuje byose. Hano rimwe na rimwe iri somo rijya rinagora abantu kuvuga ngo noneho ageze aho yitwa n'imfura mu kuzuka. Ukaba watekereza uti none se ko hari abazutse mbere yuko Yesu azuka? Oya, impamvu ni iki? Niwe mfura yo kuzuka, kuko n'abazazuka niwe uzabahesha kuzuka. Kuzuka kw'abandi gushingiye ku muzuko we. Isezerano rishya rigaragaza Kristo Imana Mwana yagize uruhare rukomeye mu irema, kandi ko ari we Mana yayoboye Abisirayeli ibavana mu Misiri. Nivuga ngo niwe wayoboye ubwoko bw'Imana. Tubona yuko Bibiliya imugeranya n'inkingi yicuvuga ngo ndetse ngo na cya gitare cyari Kristo. Nivuga ngo niwe wari umuyobozi wabo. Icyo isezerano rishya rivuga ku murimo wa Kristo mu irema no kuvanwa mu Misiri, bitwereka ko isezerano rya kera naryo rigaragaza Imana ikora ibinyujije mu mwana wayo. Ibyo tubibona mu rwandiko rwa 2 rw'Abanyakorinto 5 umurongo wa 19 avuga ngo Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose. Nivuga ngo Imana yiyunze n'abantu binyuze muri Kristo. Isezerano rya kera rivuga Imana Data mu magambo akurikira. Hari uburyo rigenda rigaragaza Imana mu mico itandukanye: Imana y'inyambabazi, Imana itanga isezerano, Imana icungura, Imana y'ubuhungiro. Nivuga ngo ibi byose ni uburyo Imana igenda ivugwamo. Noneho Imana y'inyambabazi se yavuzwe ite? Nta muntu w'umunyabyaha wigeze abona Imana. Nta muntu w'umunyabyaha wigeze abona Imana, nk'uko tubona mu Kuva 33 umurongo wa 20. Nta na hamwe dufite ifoto y'imiterere yayo. Nta na hamwe dufite ifoto y'imiterere y'Imana, nta n'uwigeze ayibona. Noneho rero ikibazo kikaba hangaha, mbese iyo abantu bagerageje kuvuga ngo barashushanya abanyabugeni bakagaragaza Imana, mbese bayigaragaza bate? Ni ukugenekereza, nta wigeze abona Imana. Ni uburyo bwo gushaka kwigisha abantu, nta wigeze ayibona, niko ibyanditswe bitubwira. Nta na hamwe dufite ifoto yayo, cyangwa se ngo tumenye ngo dore ifoto yayo, dore Imana uko isa. Imana yagaragaje imico yayo y'imbabazi ibinyujije mu bikorwa byayo by'ubuntu no mu ishusho yatanze ubwayo ubwo yavuganaga na Mose. Yaravuze iti: Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi, ikababarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuruza n'ubuvivi. Nuko tubona mu Kuva 34 umurongo wa 6 na 7, ndetse n'Abaheburayo igice cya 10 na 6 na 27. Nyamara ubuntu ntibubabarira buhumyi. Nubwo ari Imana y'inyambabazi, ikaba ari Imana igira ubuntu, ntabwo ubuntu bwayo n'imbabazi zayo ari byo kubabarira buhumyi. Ntabwo ari ko biri rwose. Nuvuga ngo ahubwo bugengwa n'ihame ry'ubutabera. Iyo havuga ubutabera ni iki? Ni ugukora ikintu mu mucyo wacyo, umurongo wacyo. Imana rero irababarira, ariko imbabazi zayo zigira umurongo zigenderaho. Imana ni Imana irangwa n'ubutabera. Abanga ubuntu bwayo basarura igihano cyagenewe gukiranirwa. Niba hariho kugoma, hakaba hariho gukiranirwa, hari n'ingaruka z'uko kugoma n'uko gukiranirwa.
abanga ubuntu bw'Imana rero nta mpamvu nta shiti byanze bikunze basarura ingaruka za kwa kugoma. Ku musozi wa Sinayi Imana yerekanye ubushake bwayo bwo kuba inshuti y'Abisiraheli no kubana nabo. Yabwiye Mose iti kandi bandemera ubuturo bwera nturi hagati muri bo nk'uko tubibona mu Kuva 25:8. Imana ibabwira kubaka ubuturo kwari ukugira ngo igaragare hagati muri bo. Muri uko kugaragara hagati muri bo bwari uburyo bwo kugira ngo babashe kubona ko Uwiteka ari we muyobozi. Kubera ko bwari ubuturo bw'Imana ku isi bwagombaga kuba izingiro ry'imibereho y'iby'idini ya Isiraheli. Ariko se noneho niko byagenze? Bafashe Imana nk'iri kugendana nabo nk'iri hagati muri bo, cyangwa bagiye bigaragambya rimwe na rimwe bakayimura? Imana nubwo yabagiriye neza ikabaha n'iryo hame n'iryo tegeko, ntabwo yari Imana yo gusa naho ibashyize hariya gusa ngo umuntu yubakiye ubuturo birarangiye. Oya, ahubwo yari n'Imana itanga isezerano, Imana igenda ikurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi. Mu gushaka kugira umushyikirano uhoraho, Imana yagiranye amasezerano akomeye n'abantu nka Nowa. Tubona uburyo Imana yatanze isezerano mu gihe cya Nowa, ikamubwira uburyo itazongera kurimbuza isi umwuzure. Ibyo tubona mu gice cya 9 cy'Itangiriro, murongo wa 11 kugeza 17. N'Aburahamu Imana yamuhaye isezerano, Itangiriro 12, imubwira yuko urubyaro rwe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Hari n'abandi benshi bagiye bahabwa amasezerano. Ayo masezerano Imana yagiye itanga mu buryo butandukanye, ahishura Imana ubwayo kandi akagaragaza Imana nk'ikunda kandi yita ku bantu bayo. Yahaye Nowa isezerano ry'uko ibihe bizajya bisimburana, Itangiriro cya 8:22, kandi ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. N'uyu munsi wa none tubona hari imyuzure iri kuba, ntabwo ari igihano cy'Imana, ni ingaruka z'uko isi yamaze guta umurongo. Ariko ntabwo tuzongera, nta nubwo bizabaho ko umwuzure watwikira isi yose, ibyaremwe byose bikarimbuka. Ngo ahubwo Imana yagaragaje yuko noneho aho kugira ngo habe umwuzure hazaza umuriro. Umwuzure mbere wari amazi, na amazi yaje atwikira isi, ariko isi ya none yo ibikiwe umuriro. Bitewe n'iki? Uwo muriro ni uzeza isi. Aburahamu we yamusezeraniye urubyaro rwinshi, Itangiriro 15:5 kugeza 7. Ibasezerana nawe n'urubyaro rwe igihugu bagombaga guturamo. Ndetse tubona yuko Imana mu kumuha isezerano, Aburahamu ntabwo yabyumvaga. Yumvaga yuko ahari Imana ibyo iri kuvuga ari bizasorezwa ku bandi batari we, ariko Imana imwereka yuko ari uri kuvugwa. Ndetse bigeze igihe mu gushidikanya isezerano ry'Imana, yageze igihe agira igitekerezo n'umudamu we babiganira ati buri Imana yavugaga yuko ugomba kubyarana n'umuja, maze ashaka umuja, barabyarana, babyara Ishimayeli. Imana iramubwira iti ntabwo ari byo, ntabwo ari we navugaga, ahubwo ni umwana ugomba kuvuga ku mugore w'isezerano ari we Sara. Aza kubyara Isaka. Amubyaye haba ikibazo kijyanye n'uko umwana w'umuja nawe mbese ibyo bizagenda biti. Imana ivuga yuko nawe ahawe umugisha, azagira amaboko mu isi nawe, ariko nuvuga ngo urwo rubyaro rwe ntabwo ari rwo rw'isezerano. Nuvuga ngo ni urwo rugamba tubona hagati y'Abisiraheli n'Abanyepalestina n'uyu munsi wa none. Nuvuga ngo ni urubyaro rw'amahara kubiri, nyamara rukomoka kuri Aburahamu. Nyamara uwahawe isezerano ni Isaka, ukomoka ku mugore w'isezerano. Imana icungura. Iyo Mana nubwo ari Imana yagiye itanga amasezerano, n'uyu munsi wa none ifite amasezerano iha abana b'Imana. Abizera bagomba kugira, bakamenya ko ayo masezerano ari ayabo. N'Imana ivuga ngo zakurinda, uburyo izakwitaho, uburyo izababarira ibicumuro, umuntu akabaho yumva rwose atekanye. Imana itagenda yibukiriza umuntu yakubabariye, ntabwo igenda yibukiriza ngo wibuke ngo ejo bundi ibyo wakoze, wibuke mu mwaka ushize uko wari umeze. Oya, ni Imana ibabarira, igira ubuntu, Imana y'inyebambe, Imana igira neza, Imana itazimbura ngo izikure n'ibyo mu gihe cyahise. Iyo Mana rero ni Imana itanga amasezerano. Ayo masezerano agiye atangwa natwe ni ayacu. Niyo mpamvu data tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima uruwera, tuzahora tugushima uruwera, tuzahora tugushima. Imana icungura. Nk'Imana ivugwa mu gitabo cyo kuvanwa mu Misiri cyangwa se cyo kuvayo, yakuye ubwoko bwayo mu buretwa ibugeza mu mudendezo. Uwo murimo ukomeye wo gucungura niwo isezerano rya kera ryose rishingiyeho,
ukaba n'urugero rw'icyifuzo gikomeye Imana ifite cyo kutubera umucunguzi. Buriya Abisirayeli gukurwa mu bubata bwo mu Misiri cyangwa se mu Egiputa bajyanwe Kanani, ntabwo wari umugambi wo kubakura mu gihugu kimwe bajyanwa mu kindi gusa, ahubwo wari n'umugambi wo kubaturwa bagakurwa mu byaha bagashyirwa mu mudendezo wo kubaho bashima Imana bagendana n'Imana. N'uyu munsi wa none rero kuriya kubaturwa ni nacyo Imana igikomeza gukorera umuntu. Natwe tubaturwa dukurwa mu bibi tujyanwa mu mudendezo ubonerwa muri Kristo Yesu. Uwo murimo wo gucungura rero no kubatura abantu niba ngo ni igikorwa gikomeza igihe cyose umuntu akiriho. Imana yacu si Imana iri kure yacu itandukanye natwe kandi itatwumva, ahubwo ni Imana yita ku mibereho yacu yose. Zaburi ya 8 umurongo wa 3 n'uwa 4 ivuga mu buryo bwimbitse uburyo Imana ari nyarukundo. Umunyazaburi yavuze ati, iyo nitegereje ijuru wiremeye, nitegereza ukwezi n'inyenyeri warishyizeho, ndibaza nti umuntu ni iki byatuma umuzirikana, ikiremwa muntu ni iki byatuma ucyitaho. Nuvuga ngo umunyazaburi avuga ati, mbese ni iki gituma wita ku muntu? Iyo ndebye ijuru nkareba inyenyeri nkareba ibyo wahanitse mu kirere, sanga umuntu ari ubusa, mbese ni iki cyatuma umuntu umwitaho? Uwiteka ni igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Zaburi ya 18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ndetse Zaburi ya 24 umurongo wa 24 naho ngo, kuko atasuzuguye umubabaro w'ubabazwa habe no kuzinukwa, kandi ntamuhishe mu maso ye, ahubwo yaramutakiye aramwumvira. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ni Imana Abisirayeli bagiye bahimbaza ibikorwa byayo n'uburyo yagiye bitaho bakabishyira mu ndirimbo. Tuzirikane ko Zaburi ari urwunge rw'indirimbo, ni indirimbo zitandukanye zakoreshwaga mu guhimbaza Imana. Iyo Mana rero niba tumaze kubona ko iyo Mana Data ari Imana y'inyambabazi, Imana itanga isezerano, Imana icungura, noneho si ibyo gusa, nta handi twabona ubuhungiro ubwihisho uretse ku Mana. Dawidi yabonye Imana nk'Imana tubasha kubonamo ubuhungiro. Nk'umwe mu midugudu 6 y'ubuhungiro mu Isirayeli yakizaga inzirakarengane zabaga zayihungiyemo, kuko bagiraga imidugudu y'ubuhungiro aho umuntu yabashaga guhungira. Umuntu nubwo yabamwirukankana cyangwa se abantu bamumbereye nabi, hari abashaka kumugira nabi, iyo yageraga mu mudugudu w'ubuhungiro ntawabaga yemerewe kumukoraho. Dawidi rero yageranije Imana n'umudugudu w'ubuhungiro, aho yabivuze muri Zaburi ya 27 umurongo wa 5 ati, kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha, azanshyira hejuru ampagarike ku gitare. Ndetse Zaburi ya 56 umurongo wa 2 yakomeje agira ati, Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Amen. Aya masezerano ntabwo tugomba kuyumva nk'aya Dawidi gusa, ahubwo tugomba kuyumva ko ari amasezerano yacu. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Yarebye uburyo iyo misozi y'ubuhungiro yari igose Yerusalemu, nawe abigereranya n'uko Uwiteka agota ubwoko bwe. Umunyezaburi avuga inyota afitiye Imana ati, kuko nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza amazi, ni ku mutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. Amen. Umuntu w'Imana yagombye kugira inyota. Uko amatungo, sinzi niba warigeze ubona inyamaswa zigiye gushoka cyangwa se igihe inka zikeneye gushoka, zikeneye kujya kunywa amazi, zigenda zihuta rwose, nta kintu kibasha kuzikoma imbere. Mbega icyifuzo cyiza. Zaburi ya 42 umurongo wa 2 n'uwa 3. Mbese natwe twahagizwa no kugira ngo Imana ibe yatubera ubuhungiro, Imana aba ariyo itubera igihome kidukingira, cyangwa se turabyibagirwa? Kubwo kumenyerana n'Imana kwe, Dawidi yarahamije ati, ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Amen. Zaburi ya 55:22. Dawidi wavugaga ibi ni wa muntu wakoze amahano, wa wundi wicishije Uriya, acyura umugore we, ariko Natani aramusanga aravuga ati, wakoze icyaha imbere y'Imana. Hari umuntu wari ufite agatama keza yakundaga, undi muntu arangije agenda arakigabiza, ndetse uwo muntu amugira nabi aramwica. Dawidi arangije ati, uwo muntu ntakabe mu gihugu cyanjye. Natani arangije ati, nta wundi mwami ni wowe, ni wowe wakoze ishyano, wamennye amaraso atariho urubanza, urangije ucyura n'umugore we. Maze Dawidi asobanukirwa n'uburemere bw'icyaha yakoze. Ahangaha rero avuga ati, ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa.
tumenye yuko Dawidi yihannye akatura icyaha cye, maze Imana ikavuga ngo mbonye umuntu uhuje n'uko umutima wanjye ushaka. Imana ishaka yuko abantu batura ibyaha byabo bakava ku kejo, umuntu akava ku izima. Niba watsinzwe mera ko watsinzwe, niba wagize intege nke mera ko wagize intege nke, kandi noneho gutabarwa umenye ko guhari, kuko Imana ari we mutabazi wacu. N'abantu mwe mujye muyizera, mujye muyibwira ibi bari ku mitima, koko Imana niyo buhungiro bwacu, nk'uko Zaburi ya 62 umurongo wa 9 ibivuga. Ndetse Zaburi ya 86 umurongo wa 15 iti ariko we Mwami Imana uri Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Ndagira mbabwire muntu w'Imana turi kumwe, iyaba Imana ari Imana irakara, iyaba Imana ari Imana irimbura, sinzi ko ari numwe mu bakurikiye iki cyigisho wabukiriho, kuko namwe mutekereza uko twagiye tugora Imana ikagoragoza tukayirushya mu buryo bwinshi, mu buryo butandukanye, ikanaturinda abeza bakagenda tugaherekeza bagashyingurwa tugasigara. Mbese turi iki cyatumye Imana itwitaho? Wa mugani aho umugaragu w'Imana avuga ati mbese umuntu ni iki? Twe turi iki cyatumye Imana itugira izo mbabazi, ikatugira ubwo buntu? Natwe tuzi uko tuyirushya, rimwe na rimwe ikaduha ntituzirikane ko ari nayo yagize iki tugezaho. Ibyo tugezaho ugasanga nitwe tubyiratana, cyangwa se ni neza n'imigisha Imana iduhaye, aho kugira ngo tuyikoreshe duhimbaza Imana tukayikoresha mu gutukisha Imana. Imana y'imbabazi, nyuma yo gukora ibyaha by'ubusambanyi n'ubwicanyi, Dawidi yasenze yinginga agira ati Mana umbabarire ubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, ntunekure y'amaso yawe, ntunkureho mwuka wawe wera. Zaburi ya 51 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 11. Dawidi yarazi yuko mwuka w'Imana akora, arangije aravuga ati Uwiteka ntunekure yawe ngumishe mu maso hawe, kandi mwuka wawe ntamveho. Hari abantu bajya bagira ngo mwuka muziranenge yatangiye gukora nyuma y'igihe cya Pentecote. Oya, na Dawidi ubwo aravuga ati mwuka wawe ntamveho. Kubera iki? Yarazi yuko mwuka w'Imana akora umurimo wo kwemeza umuntu ibyaha bye, wo gutuma umuntu ahinduka akaba icyaremwe gishya. Yahumurijwe n'ubwishingizi bw'agahebuzo bw'uko Imana ari nyembabazi. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira ihitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana bagira ibambe, niko Uwiteka rigira abamwubaha. Kuko azi imimererwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Imana iratuzi, niyo yaturemye, niyo yatubumbabumbye, izi aho dukomoka. Bityo rero Uwiteka ngo ibicumuro byacu bitakure, kandi akibuka yuko turi iki, turi umukungugu. Imana igira neza. Uwiteka aca imanza zitabera, zirenganura abarengana, agaburira abashonje ibyo kurya. Uwiteka niwe ubohora imbohe, Uwiteka niwe uhumura impumyi, Uwiteka niwe wemesha abahetamye, Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi, niwe urinda abasuhuke, aramira imfubyi n'abapfakazi. Zaburi 156 umurongo wa 7 kugeza wa 9. Mbega ishusho itangaje y'Imana tubonye hano muri Zaburi. Tubonye uburyo Imana yagaragajwe mu buryo butandukanye. Ni Imana y'imbabazi. Dawidi we noneho arabivuga nk'uwahuye nayo. Nubwo twabonye ko nta muntu wigeze abona Imana, ariko Imana tuyibona dute? Tuyibona mu mico yayo, tuyibonera mu bikorwa idukorera, tuyibonera mu neza itugirira. Ngubwo uburyo tubona mu Imana. Bitari bya bindi wagenda uvuga ngo Imana ngo nabonye ngo isaguri cyangwa na oya, ahubwo ngo ibyo dukorera ngibyo ibyo tuboneramo Imana yacu. Imana noneho ntabwo ari Imana itwigaragariza gusa, ahubwo ni Imana yo kwizerwa. Dukwiye kwigirira icyizere. Nubwo Imana ikomeye, igihe cyinshi Isirayeli yagiye ijya kure yayo. Dawidi yavuze ati Imana ntumishe mu maso hawe. Mu maso y'Imana se habona gati, asabana nayo, mu kuvugana nayo, mu gupfukama agasenga, akumva yuko Uwiteka muri bugufi. Isirayeli yo rero tubona mu gitabo cy'Abalewi igice cya 26 ndetse no gutegeka kwa kabiri cyangwa se ivugura amategeko igice cya 28, uburyo Abisirayeli bagoye Imana bakajya kure yayo bagata Imana. Imana igaragazwa nk'ikunda Isirayeli nk'uko umugabo akunda umugore we. Igitabo cya Hoseya kigaragaza mu buryo bukomeye uburyo Imana ikomeza kuba yo kwizerwa imbere y'abayitaye n'abayihemukira. Imbabazi zihoraho z'Imana zerekana urukundo rutagira ikigombero. Igitekerezo cya Hoseya na Gomeri kigaragaza neza ukuntu Imana yita ku itorero ryayo, ukuntu Imana yita ku bwoko bwayo. Nubwo Imana yemeye ko Abisirayeli bahura n'ibibazo bikomotse ku kuriganya kwabo kugira ngo ikosore imyifatire yabo, yakomeje kubahundagazaho ubuntu bwayo. Imbaha ibyiringiro ibabwira iti ni wowe nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira ni uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye.
ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Yesaya 41:10-11. Bona nubwo bayihemukiye, Imana yarabasezeraniye iti bazavuga gukiranirwa kwabo n'ukwa basekuruza babo, niko bicumuro bancumuyeho. Bemeye yuko kunyuranya nanjye kwabo ariko kwatumye nanjye nyuranya nabo. Icyo gihe imitima yabo yanduye nk'imibiri itakebwe niyicisha bugufi, bakemeresha imitima ikunze ibihano byazanywe no gukiranirwa kwabo, nibwo nanjye nzibuka isezerano nasezeranye na Yakobo, n'iryo nasezeranye na Isaka, n'iryo nasezeranye na Aburahamu. Abalewi 26:40-42. Yewe na Yeremiya 3:12. Imana yibutsa ubwoko bwayo uburyo yabacunguye. Nuko Yakobo we, Isirayeli we, sinzakwibagirwa neyo ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Yo havugwa igicu cya rukokoma ni cya gicu kibuditse cyane, kiba kiri kugenda mu kirere, ukabona izuba ntukiribona, ukabona burije kandi igihe cyo kwira kitaragera. Nicyo kigereranywa na rukokoma, ngo ni igicu kiremereye. Hano rero Imana igeranya ibyaha by'abantu ko ibasha kubikuraho nk'uko igicu cya rukokoma kibasha kweyuka kikavaho. Ngarukira kuko nagucunguye. Yesaya 44:21-22. Ntabwo rero bitangaje kumva avuga ati nimungarukire mukizwe, mwaba ari ku mpera z'isimwe, kuko ari jye Mana nta yindi baho. Yesaya 45:22. Ngo nta yindi Mana ibaho, nta handi tushobora gukirizwa, nta wundi murengezi, nta wundi mukiza dufite. Imana y'agakiza kandi ihora. Nubwo ari Imana y'agakiza, ariko ni Imana ihora. Uburyo isezerano rya kera rivuga mu Imana nk'Imana ihora bugomba kumvikana mu rwego rwo kurimburwa k'ubwoko bwayo burimbuwe n'abagome, binyuze mu ijambo umunsi w'umwami cyangwa se umunsi w'amateka. Umuhanzi yerekana ibikorwa Imana ikorera ubwoko bwayo ku iherezo ry'ibihe. Ni umunsi w'agakiza ku bwoko bwayo, ariko ni umunsi wo guhora ku banzi babo, ku banzi b'ubwoko bw'Imana. Ubwo bazarimburwa, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaze bakize. Nivuga ngo izaze ihorera ubwoko bwayo, cyangwa se yitura abanyabibi ibibi bagiriye ubwoko bwayo. Noneho ngo Uwiteka azaza bakize. Yesaya 35:4. uje ku birenge byawe ntacyaza kuburana, kuko uri isoko y'ibyiza byose. Uje ku birenge byawe ntacyaza kuburana, kuko uri isoko y'ibyiza byose. Uje ku birenge byawe ntacyaza kuburana, kuko uri isoko y'ibyiza byose. Uje ku birenge byawe ntacyaza kuburana, kuko uri isoko y'ibyiza byose. Mana Data uruwera, 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 Mana Data uruwera. Imana ni umubyeyi. Ubwo Mose yavuganaga n'Abisirayeli, yababwiraga Imana nk'umubyeyi wabo wabacunguye. Si we so wabacunguye. Gutegeka kwa 2:32. Binyuze mu gucungurwa, Imana yafashe Isirayeli nk'umwana wayo. Yesaya we yaranditse ati ariko noneho Uwiteka uri data wa twese. Igihe Yesu yigishaga abigishwa be gusenga, aravuga ati nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo ari wenyine wari ubivuze gusa. Yesaya nawe yise Imana data wa twese. Yesaya 64:8. Ndetse n'igice cya 63:16. Imana ibinyujije mu muhanuzi Maraki yarahamije iti ndi so. Nivuga ngo ni Imana ni data wa twese. Ibyo rero birashimangira bimwe Kristo yavuze. Maraki igice cya 1:6. Ahandi Maraki ahuza kuba Imana ari umubyeyi n'umurimo
wayo wo kurema iti mbese twese ntidusangiye data. Imana yaturemye si imwe, biboneka muri Malaki 2:10. Imana ni data byari binyuze mu kuba yaraturemye no kuba yaraducunguye. Ibi rero ni ukuri gutangaje. Kuba yaraturemye ibyo biyigira data, none no kuba yaraducunguye bigatuma Imana itubera data. Itubera data mu kuturema, ikatubera data mu kuducungura. Uyu munsi wa none ndagira ngo dusoreze aha ngaha. Ubutaha tuzareba Imana data mu isezerano rishya. Mbese isezerano rishya tubonamo Imana data gute? Niho tuzakomereza muri iri hame rya gatatu, ku buryo tuzahita tunarisoza, noneho tugahita twinjira mu ihame nyuma rindi tuzatangira Imana mwana, tukazabona gukomeza Imana mwuka wera. Aya mahame nadufasha, twabonye ko ari amabuye ni nk'urufatiro rw'inyubako kugira ngo umuntu amenye neza ibyiringiro afite. Uyu munsi none turebye Imana data, turebye mu byiciro bitandukanye uburyo yagiye yigaragaza. Imana data mu isezerano rya kera, uburyo ari Imana y'inyambabazi, Imana itanga isezerano, Imana icungura, Imana ubwugamo bw'abayizera, Imana y'imbabazi, Imana igira neza, Imana yo kwizerwa. Niyo ngo tugomba kugira icyizere. Noneho Imana y'agakiza kandi ihora, Imana umubyeyi w'abantu bose, ariyo data twese. Imana idufashe kugira ngo iyi Mana ikomeze kutubera Imana, itubera umubyeyi igihe duhuye n'ibibazo, duhuye n'amaganya, duhuye n'ingorane, duhuye n'ibitugerageza, tumenye ko dufite data. Nk'uko umwana yirukira umubyeyi we amutakambira agira ngo amukemurire ikibazo, twegere Imana yacu dufite kwizera mu izina rya Yesu.